Banyarwanda, banyarwandakazi, barundi, bakongomani, baganda, namwe muri hirya no hino mwumva ikiganiro cyacu kuri BRC News, kandi mukaba mwumva n'ururimi rwacu tugamba rw'ikinyarwanda. Ndabasuhuje ari abari muri Afurika, abari hanze ya Afurika, mu Burayi, Amerika, Aziya na Oceania, n'ahandi hirya no hino ku isi mwumva ururimi rwacu. Mugire amahoro y'Imana. Aka kanya rero uyu munsi mu gicamunsi cy'uno munsi ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, tugiye kubagezaho amakuru atugezeho mu gihe gito kabisa, kugira ngo namwe mujye mukurikirana amakuru mwumve aho abageze. Mwebwe muri umuryango wacu nyine ni ukuvuga ngo wa channel yacu ya BRC News. Murakoze rero, mugire amahoro y'Imana. Ndagira ngo tubagezeho amakuru avuye i Londres mu Bwongereza. Ni nk'itangazo cyangwa se itegeko rivuye mu nama ya gatandatu y'akanama gashinzwe kugira gute gucunga iyubahiriza cyangwa se kugenzura iyubahirizwa ry'iriya tegeko, ry'uriya mwanzuro wafashwe mu mwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu, itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Reka rero tutari twabigeraho, nongere mbasabe n'ubundi mukore subscribe, mukande kuri share, noneho mugire na comment, ariko mukinjira mukande kuri like. Turabizi turabisangiye, kandi mukomeze mubikore mubikunze. Bavandimwe rero, hari inama yari guhuza, navuga ngo ni u Rwanda na Congo. Inama rero ni inama ya gatandatu yabereye i Londres mu Bwongereza, yigaga ku gushyira mu bikorwa noneho kubahiriza nako agahenge muri iyi mirwano iri gukorwa buno burasirazuba bwa Congo. Iyo nama rero twagira ngo tubagezeho yanzuye ibiki, ese ikigaragara noneho ikoze hariya hagati ni igiki, wenda cyatuma tunabagezaho n'iyo nkuru. Twabicicaraho amatsiko. Amerika imaze gutanga itangazo cyangwa se ishyizeho itegeko, itegetse igihugu cy'u Rwanda n'agatsiko na RDF ko bitarenze itariki ya 9 kugeza ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2026 izaba yarangije gukura ingabo zose ku mugaragaro muri Congo. Ingabo za RDF zarangije kuvayo. Ubwo rero icyari gihatse, navuga ngo iyo nama nubwo harimo byinshi imyanzuro bagiye bafata, nicyo ngicyo. Bavandimwe rero, turagira ngo tuze gusesengura kuri iyi nama yarangiye yashojwe ejo kuri 24 z'ukwa gatandatu 2026 aho i Londres mu Bwongereza. Aha rero u Rwanda ngo na Congo ngo baje ni ukuvuga ngo hitabiriye intumwa z'u Rwanda n'iza Congo. Noneho baje kubahiriza iki, cyangwa se baje kwemeranya iki? Ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda cyo cyemeye ko ntago byose nyine umuntu yabisoma, ariko ni ukuvuga ngo muri make bifatika cyangwa se byabagirira umumaro. Ntabwo ngiye nashimishwa no kurondora ibintu byose. Buriya bavandimwe, hari ibyo tuba dukeneye kumva, hari n'ibyo tudakeneye kumva. Nibi ngiye kubabwira, ngiye mu matwi yanjye birumvikana ko bikenewe kumva, ariko ntabwo bishimishije. Bavandimwe rero, ngo bimeze gute rero? Ngo u Rwanda ngo rwaje kwiyemeza, ariko ngo bombi biyemeje ko ngo bagiye noneho ngo mu buryo bwuzuye ngo gushyira mu bikorwa amasezerano y'umwanzuro wa 27/73. Uriya mwanzuro murawibuka, aho batinsurana, ni ukuvuga ngo ingabo z'u Rwanda zigomba kuva ku butaka bwa Congo, M23 ikarambika intwaro hasi, ikareka ibice byose yafashe, leta ya Congo ikagarura ubutegetsi bwari buri muri ibyo bice. Noneho M23 bakagira gute, bakajya muri Kantonoma. Ingabo z'u Rwanda zose zigataha zikava ku butaka bwa Congo. Noneho ngo Congo nayo ngo igahashya umutwe wa FDLR. Ngibyo bintu bikubiye cyane by'ingenzi muri uriya mwanzuro.
sasa rero ngo uyu munsi noneho ngo babyiyemeje hagati ya Kongo n'u Rwanda, ngo biyemeje mu buryo bwuzuye. ubwo bundi wenda babyiyemezaga mu gice ngo noneho byo gushyira iki ngo bwo guhita babikora ako kanya nyine ngo babishyire mu bikorwa. Noneho ngo Kongo iravuga iti ngo itanga aho igejeje, iri guhashya umutwe ngo wa FDLR aho igejeje. U Rwanda rero narwo ngo rutanga ngo aho rugejeje ngo uri gukura ingabo zarwo ngo muri Kongo. Bavandimwe, nshatse nanarekera aho ngaho, nubwo ibindi ngende kumva nta nicyo binambwiye, reka dusesengura aha ngaha. Ariko noneho cyane bibandaga ibyo bihugu rero byahuye muri iyo nama, harimo Togo, harimo Katari, harimo Kongo, u Rwanda, USA, umuryango wa Union Afrique. Ibyo bihugu nibyo byateraniye aho ngaho. Mbese murabizi ko na Togo nayivuze, okay, nibyo biri muri ka kanama, nibyo bikunda kujya muri ka kanama gashinzwe gucunga iki, uko ibintu byubahirizwa. Ako kanama ntikari kagera ahantu bavandimwe ngo kavuge ngo twebwe twaragenzuye twabonye u Rwanda rugejeje ingabo aha ngaha, twaragenzuye twabonye Kongo y'ijya ibitangaza ikavuga no mu matangazo ko bakoze ibi n'ibi. Igisirikare cya Kongo cya FARDC kigatangaza ati twakoze gutya, twatanze amatangazo, ibintu nk'ibi. Ariko twari twumva agatsiko k'u Rwanda kavuga ngo RDF twakwiye umusirikare witwa gutya, cyangwa se twakwiye intwaro zitwa gutya. Ariko batangaje ngo begerekanya aho bagejeje. Bavandimwe rero ibi ni iki cyane, ariko ngo batsitsaga ngo bareke imvugo z'urwangano. Urwo n'u Rwanda rukunda kubivuga nkaho hari ejo bundi atari rwo rwatangaje ko ngo Perezida Ndayishimiye yagiye muri Kongo, ngo none ngo kubera umuhuro we na Kisekedi ngo bemeje ngo gutsemba burundu ngo Abatutsi. Iyo mvugo kandi ni ibinyamakuru by'u Rwanda, kandi nta kinyamakuru cy'u Rwanda kivuga kitemerewe n'agatsiko kugira ngo katangaze ibyo bintu. None se ko aribo babunze ibyo ngibyo bavuga ngo iby'urwango, ibyo ngibyo bishingiye kuki? Iby'agatsiko byo ni amangetengete. None bavandimwe, reka dusesengura aha hantu. Izi nama ni ukuvuga ngo uyu mwanzuro wafashwe wa ONU ni umwanzuro wa ONU, nta nubwo ari umwanzuro w'akanama runaka. Icyemezo cya ONU ni ntakuka, kiba kigomba kubahirizwa. Bavandimwe, muribuka ko ONU yongeye gafata undi mwanzuro w'ibihumbi 2028 niba ari na 28 gutyo. Ni ukuvuga ngo uwo mwanzuro waruje gushyira mu bikorwa uriya mwanzuro wafashwe wa 27/73 nawe ntituramenya aho gugeze. Murabizi ko bohereje uri uhagarariye MONUSCO nibo babishinze. wenda wabirimo, hari aho yazengurutse agenda akora avuga gute, wenda we byaragaragaye ko hari icyo ari gukora. Ariko se niba bavuze ngo igihugu gikure ingabo zacyo mu kindi gihugu, kuki bigomba kuba negociable? Ni ukubera iki mu by'ukuri? Ese kuvuga ngo kuramo ingabo ejo bikagenda umwaka urashize uwo mwanzuro ufashwe, nta n'ingabo nimwe yari yasohoka, ahubwo kugira ngo isohoke ziri kugenda n'indege mu kirere neza n'amadrone. Uyu mwanzuro wanafashwe amadrone atari yaba mu kirere, ngo amadrone agaragara y'u Rwanda mu kirere. None ubu zisigaye zigaragara n'indege ziri kujyana ibisasora mu Minembwe zisigaye zijyayo. None bavandimwe, ikintu bashatse kuvuga cyangwa se bashaka kuvuga cyane muri iyo nama ngo umutekano muri Minembwe gugaruke. Cyakora bavandimwe, njyewe avi yanjye uko ndi kumva sorry nzi ko murabizi ko Minembwe uko byari bimeze kose irugarijwe mu kigero cya 99%, yugarijwe n'ingabo za Kongo kugira ngo batsinsuremo bariya bicanyi babamaremo. Mu kiganiro gishize twabibabwiye. None kuki buri gihe igihe Kongo igiye gukora akantu gashya gakomeye cyane, ikintu gikomeye cyane, kiravuna kiramenasa u Rwanda, mbese zira RDF kirazimara, cyangwa na twirwana na M23, mbese babona bamerewe nabi cyane. Kuki haza ubuntu bw'ubunama ngo hakozwe inama niki? Ese niba wenda ari ibindi bihugu, ko tuzi ko Amerika yo iri gufatanya na Kongo mu buryo bugaragara,
mu buryo mu precisoma ntuza Trump kandi ko ari we uyoboye igihugu, kuki bo bemera kujya muri izi nama zimeze gutya bakazisubira? Kuki bari kuvuga ngo noneho ngo cyane cyane ngo muri Minembwe aho si kwa wari ukugira ngo ingufu zari zubikiye hariya muri Haut Plateau, mu misozi ya Haut Plateau igabanuka ye kugira ikigeraho? Bavandimwe, ibintu ni ukubirebesha. Nibyo nababwiye nti mu kiganiro cyashize, waba umukongomani, waba umunyarwanda, waba umurundi, waba impunzi iri hirya no hino mu Bugande, waba hehe hose ku isi, mukanura amaso murebe ibi bintu cyane. Reka iri tangazo ryatanzwe cyangwa iri tegeko Amerika yatanze ko bitagombye kurenza ku itariki 9 kugeza kuri 15 z'ukwa karindwi u Rwanda ruba rwamaze gukura ziriya ngabo muri Kongo. Reka turebe ikintu biratanga. Cyakora ngewe kuri ngewe umva, ntabwo nzi ko nakongera kugira ikintu navuga Amerika. Nzi ukuntu Marco Rubio yababwiye ati mutazongera kwishushanya ukundi. Ibi bintu nitubona kugeza ku itariki ya 15 z'ukwa karindwi, nejo bundi nta minsi isigaye, ni nk'ibyumweru bitatu. Ni ukuvuga ngo tukabona ko izo ngabo zitavuye ku butaka bwa Kongo. Bavandimwe, buri muntu wese azahita afata umwanzuro, yaba wazarindi uri kutwumva, yaba FARDC, umusirikare wa FARDC uri kutwumva, yaba umusirikare w'umurundi uri kutwumva, yaba umuntu wese arwanira ukuri kugira ngo kari agatsiko gatsinsurwe muri Kongo, nashaka azahita ahindura iki? Umuvuno, kuko ishyamba rizaba atari ryarindi. Ni ukuvuga ngo koko uko byavuzwe Amerika bishobora ko bizaba ko Trump nawe hari izindi ngufu zishobora kuba ziri inyuma ye, zishobora kuba zimupeza ku buryo byaba ari gusinziriza Kongo. Ariko ngiye mbabwire, nkuko mpora mbabwira ngo mwihangane, n'ubundi nanone ngiye kubihanganisha, nubwo ngiye binteye inquiétude. Nge ndacyategereje, ndi gusenga, ariko ndacyategereje ngo ndebe ziriya tariki, kuko nanjye ziriya tariki nizirangira ubwo ndahindura umuvuno, yewe n'ibiganiro bizahinduka ukundi kuntu, ntago bizavuga uko byavugwaga, kuko ngomba kumenya ngo ibi bintu aka karere karimo, ibi bintu isi iri gukorera Kongo ni ibiki. Ariko reka dutegereze. Nababwira ngo bavandimwe, mukomeze kwihangana, mukomeze gukomera. Izi kinamico ziri kuba muri ubu bunama, dore ubundi gutekereza ko babikoze kugira ngo ziriya ngufu zari zigeze ku Minembwe zigiye gutsinsuramo bariya bicanyi base nk'abahagarara. Ariko nizere ko FARDC na Wazalendo ibi bintu mutabyumva, nizere ko mutarabyumva kandi mutarabyakira. Ibi ni imikino, nta kuntu igihugu cyaba cyarateye ikindi gihugu ngo bahore bajya mu manama, oya. Kongo nayo igomba gufata umwanzuro wa wundi wo mu rwego rwa nyuma, pourquoi pas yo idashobora kwinjira mu kindi gihugu. Mbese niba igihugu cyarinjiye mu gihugu cyacyo, kuki yo itatanga uburenganzira? Abazalendo turahari, ni benshi cyane, nitanga itangazo ati twaratewe. Birasaba Tshisekedi, nyakubahwa perezida wa Repubulika ya Kongo, biragusaba ngo niba wumva n'iki kiganiro cyacu, birasaba ngo ni ukuvuga ijambo rimwe gusa, nta bindi, nta by'ibindi. Intwaro zirahari, bakarasange ka Myasiro bajya babivuga, intwaro mwarangije kuzibaha Wazalendo turazifite, ni nyinshi. Ni ukuvuga ngo igisigaye niki? Ni communique gusa. Nishakaye kuba na oda, muzatangaze ngo ingabo z'u Rwanda zateye Kongo, cyangwa se zateye Kongo none zigiye kumara abaturage b'Abakongomani, ni mwitabare. Iryo ngiryo gusa hari icyo rizakora, bitabare. Ariko icyo ngicyo tugitegereje nyuma y'itariki 15 z'ukwa karindwi, nizishaka zibe na 20 z'ukwa karindwi. Ariko ndasaba FARDC cyangwa se ubuyobozi bwa Kongo n'igisirikare cy'u Burundi, nziko nabo ubuyobozi bwa Repubulika y'u Burundi, nziko abo bantu bari muri icyo kibazo bakirimo ku buryo bungana, kuko u Burundi nabwo burugarijwe. Turabizi, turi kumva uko agatsiko gafite gahunda kari kujya kakina yamaje ya mikino yabo, kohereza abatasi mu Burundi. Turabizi icyo bigamije. Nizere ko nta yindi mikino irongera kuba muri uku kwezi kwa karindwi. Oya, nta biriho, ibyo nta biriho. Ngewe ubwanjye ndabisinye, ntago bishoboka ibyo bintu, ntibizongere no kubaho.
ukwezi kwa karindwi kugomba kugaragara. Amerika iragaragara, irahagarara gute? N'ibindi bihugu by'abampatsi ibihugu nyine birabyifatamo gute? Umwanzuro wa ONU waratanzwe, hakurikiraho n'undi waratanzwe, Amerika ishyiraho amategeko yayo, ishyiraho ibihano. Sinibaza ngo hategerejwe iki? Imiryango, abantu ba Kongo, abana n'abakobwa bari gufatwa ku ngufu, abagore, ngo iki? Ngo biyemeje kubahiriza ngo imvugo z'urwango ni ibiki? Kandi ari u Rwanda ruri kubiziporopaja muri kano karere. Nyina w'u Rwagasabo ntago, nyina wa M23 ntago bumva ibyo bari gutangaza, nta biganiro bye baba bari kumva. Bavandimwe, tansiyo ibishatse kuzamuka, ariko reka dutegereze turebe. Nabashaka kugira ngo mbabwire by'iyi nama n'umwanzuro wafashwe n'ibyo bakoze, ariko reka mukomeze duhanga amaso ziriya tariki, kandi turakomeza twumve n'amakuru yo ku rugamba uko ameze. Mu mwanya turaza kubagezaho amakuru y'urugamba uko bimeze. Murakoze, naho ubutaha, mwirwe neza.